Hadi chamani bishiza kwa wahageze se kumbona wagira ngo wavangiwe bimeze bite uri mu biki niko muko yewe kinguraho niyinjire mu nzu nyine wahishije se kingura nyingure gira vuba nyine papa we nyine wa muhungu nyine ngo nde nyine wa muhungu uwuhe se kinguraho kingura mufate amazi yo kunywa gukingura reka nzi ngo gukingura ariko se si uko mu rufunguzo ni ikinguriro urufunguzo uru ni rwo rufunguzo nkinguza haya hanze igifunguzo ariko se buno mukobwa ntiyavangiwe wasaze se mbimenye gusara uru ni urufunguzo urufunguzo ubu nirwo wakoresheje ubu rurinjiramo kuko mwabana umwe uru ni urufunguzo rwose muko wasaze fata fone yawe uru rufunguzo ruri hehe urufunguzo ariko wa muhungu ngo wa muhungu ni urufunguzo ntabwo uri kunyumva urufunguzo ruri hehe uranye hajya wambaza gufunguzo ntabwo nyumva reka nkubwire warambwira ntabwo uzankubita na nubwo uzagira urufunguzo na nutari na nubwo uzagapfa n'umugore rwawe ngo ntabwo uzagira ngo ntabwo uzagira uti ngo ntabwo uzagaruka ncika ubu koko umukobwa uzajya wirwa ahangaha abahungu uri kwirwa ukina n'abahungu nurangiza urufunguzo urute dore ubu wasanga ba Jean Claude biriwe ahangaha dore muri aka gace mwiriwe mukinana ariko se uku nguku kuko umubyeyi agusha ishyano ubu si izindi ko ziri mu nzu ndabigenza gute koko rwose ubu koko ubu si uku nguku ababyeyi kuko barengana koko ubu umukobwa kuko ufashe urufunguzo akarukinga yirwanye n'abasore ahangaha si koko ubu ndabigenza ubu se kuko iyi ngufuri n'inda mu buri buyimikire koko ibibazo biragwira pe si urufunguzo yarutaye ese ko imfunguzo zari ziri mu mufuka yazitaye ate ariko rero wajya gushaka umuntu unyiciriye ingufuri nkareba mwiriweho ni byiza mumeze mutese muri aho murakomeye aho iwanyu muraturusha iki se n'akazuba twebwe n'ahangaha k'izuba ryatuzengereje twebwe turabona ikirere kimaze kumera neza akavura kari kugwa neza cyane ubu bimeze neza ejo bundi ahangaha harutse kuza ibiyaga by'ibitumbiko bitwara amazu y'abantu usanze ndi kwivugisha ahangaha rero ese kuri inyuma y'urugi umukobwa musigira urufunguzo ubwo nyine nari nagiye mu kazi nzi ngo ni umuntu nyine ndaza nkasanga yahishije azahirwa ari kumwe n'abasore ahangaha bakina urabizi bya bindi by'abana ese aracyafite ya mico wambwiraga ko musigaye musimbuka buri munsi dore ubu ngubu urufunguzo ararutaye ndamubaza ntimereza urufunguzo mfungure akama telefone ngo ninyingure niba n'ibisazi byaziyemo yavangiwe buri we ariko wasanga ari ibyo kwa ashobora kuba yakugeza imbere akagira isoni zo kukubwira ko yarutaye mbese bikamucanga neza akumva yuko none se ubu uramfasha iki rero ugiye narinje kukureba kuko wari warandangiye ahantu uri nje kukureba nahangaha rwose buriya twahuye
turi mu mishwano nyine mbona umutwe byakuvana nawe biriya bintu biba byararangiye ese nawe koko buriya wari ukibitekereza gusa ariko nyine turanakwishimiye hano iwacu n'umuntu mu muhanda agutera inkubara wende kubwiya abantu b'iyi minsi niko bameze dore aho ngaho mu masantere baranaguteka bakagukubita ariko biriya bintu biba byararangiye gusa ariko murakomeye ubu rero nabuze umuntu nanyicira n'aka kagufuri ngo ngire naho nkwakiriza nta nubwo wamuganirije wenda aca ahantu ugeze kunyura agenda areba ahantu mu nzira hose ko yaba yarutoragura mutarinze kwica ingufu umukobwa yananiye pe mbese yakunaniye ati si umwana wabyaye uzi ukuntu naramubyaye hejuru ugabanya gakeya ku buryo nyine asubira ku murongo ukaba wamuganiriza nk'umwana wawe ariko se reka nawe nkubaze uri umuntu mukuru ikibazo mfite nawe iwawe cyakugeraho umukobwa niba wamuvugisha akakujindirana akajyaho neza ukumva mu matwi ye nta kintu ari kumva buramba naramuhereye ariko rero kera bajyaga bavuga ngo umwana apfira mu iterura ntabihakana uriya mwana yakuze nta nkona azi ninjye wamwiyiciye nyamuneka ababyeyi namwe mukiri kubyara umwana ni ukumufatirana hakiri kare umwana mukamutoza akazi hakiri kare n'ako kanyafu kakamunyuzaho yewe yakosheje kanyafu burya rero naho uwase ariko burya umwana iyo abonye witwara neza ariko si umwana ko ntacyo mwima dore ubu nubaha mu nzira cyegeranye harimo ibyo kurya harimo iki ubu ntabwo mba ntacyo imyitwarire ubonye akiri mutoya utangira kuyimwemerera ko ayikora iyo ubona ari myiza ariko iyo ubona iyo myitwarire ari mibi uyimucaho kare ni ukuvuga ngo rero wowe ushobora kuba yaratereye iyo wabona yenda akubise mugenzi we nk'umucyahe wabona hari ikintu afashe nk'icyuma wenda agatema nk'igiti kigishibuka ukamwihorera ibyo rero arabikurana mpaka arinze ageze mu rugo ku buryo nawe ubwawe atagutinya ariko rero ku magambo y'umubwiye ndanayumvishije komera cyane rwose ngiriye inama ndakumvishije ibyo bintu koko umukobwa ndabona ashaka kunzamukana kanshingana yigize incege kandi koko ibyo bintu koko uvuze ninjye umwana wamwiyiciye rero buriya ndakora ikigo ubise pasi reka rero nkwereke reka ndebe ukuntu namuhamagara umunyingingire yenda ku giti cyawe ashobora kukumva kubera ko uri n'umushyitsi hano mfasha rwose turebe ko yakingura ngo wakire kunjyana mu bintu birebire nivuga ngo nimba naje kuganira nawe mfitemo agatubutse sinjye ntabwo najya kubigisha abana amafaranga se ku mafaranga njye nkubwire umanire umwana umuha uburere nkwishyura umwana wawe nimba yarakunaniye njyewe ndajya kumwigisha amaze gukura ariko se reka nkubaze iyi leta yacu cyangwa n'ibintu birimo muri ino si ikintu utabashije ko nkwiye kuba nakigufasha njye ukibashije nanjye icyo nashoboye ukaba wakimfasha wamfashije ukamanira umwana ukamumbarizaho urufunguzo ruri nkakwakira tukareba ko hari n'agacupa twasoma wowe byakunaniye kumubaza aho urufunguzo rushyize aragucitse aragiye ubu ngewe ni ngewe uri bumufate nkamubwira ati urufunguzo warushyizeho akanyemerera ari we mwakuranye ari wowe wakujije uwo mwana akarinda agera ahageze ubu ngenda bimubwira byumva cyangwa byasaba gukoresha izindi tekinike zirenze ku buryo nyine hazamo n'akantu ko gupesa ukishyura udufaranga nyine ko gupesa kwishyura udufaranga ariko se abantu b'iyi minsi mwabayemo ese si akazi uri ibintu byose ni amafaranga ibintu byose byabaye amafaranga ntacyo ubuntu kikibaho ubu nanjye serivisi wansaba nakwishyuza ikibuno kikibaho ubu se ko mvuye mu rugo tuzi ko twahuye mu muhanda ntaza nakugeraho ntoza ntoje wanje uje kunsura nje gusura ariko ntabwo nje kugufasha none se wadukiranuye ikibazo cyacu kiri hano mu rugo ibyo ngibyo byimize gutyo ariko wese nigeze kumva ko nawe iwawe hari umwana mwajyaga muhangana mwabana n'ubu ngubu ewana ni hejuru ariko we namufatiye imyanzuro iyihe se ubu ngubu mfite gahunda yo kuza nashatse n'umuntu uzagera uzamuyora akamujyana kure yanjye akabanza akigaho neza imico myiza akazaza ese uriya mukobwa wanshakiye nanjye umugabo w'imarata
cyangwa se ukanshakira umunyerondo uzajya umuraza ku ijoro nawe akarara arenze ibisambo umukobwa nanjye nkareba ko ingeso afite ngewe ngushakire umugabo w'uwo mwana uwo mukobwa wawe none se waba ninde muntu wabikugereyemo kandi ngewe byanje mu mutwe uwo muhungu ngewe sinamwe ko ari murumuna wanjye se ngewe nagiye ndabipanga neza nicara ahantu avuga ati uko byagenda kose uyu muhungu reka atangiye kumenyera cyane reka mushakire umuntu azagende amujyana ahantu kure y'ahangaha kuko yakuriye ahangaha mu karitsiye azi ibintu byabo byose nagera ahantu batamuzi nawe nta bantu azi azajya ku murongo azagaruka azibwiye none inama wangira ni nk'iyihe ngewe nakugira ni akanama gatoya k'ubuntu karenzeho kakaba kanini wakishyura da kuvuga ngo ajye kuganiriza ngo umukobwa wawe bwira inama nakugira uwo mukobwa wawe ikintu cya mbere nimba wambwiye ngo akunda abahungu cyane araba cyane ashobora yenda kuba hari n'uwafitemo yakunze aho ikintu uzakora uzamubwira ati genda uzane umusore wakunze ngewe mbakorere ibirori by'ingufuri igurwa amafaranga sibyo ubu n'ubundi wayica ukagura indi ariko umukobwa we ni umutungo wawe n'ubundi muzahorana mu gihe atarashaka ikintu wowe ugomba gukora rero uzamuganiriza neza mutuze umubwire akantu ku kantu umubwire ati mwana wanjye urabona ibintu byose wikojeje niyenda ni amakosa yanjye ariko mbabarira umuhungu wakunze umuzane tuganire ubundi ewana mbahe umugisha mujye kuba kurwanya iyo siyo nama nakugira iyo nama nawe nyikwishyuje iyo nama nayo ni kigabo noneho rero urabona ko tutaganira hano hantu hakiri nyine ubwo nakundi nsanze nabyo nta kibazo waretse tukazasubira ubutaha ikibazo pe nabwo kuva umaze kumenya ibibazo ufite biracyari byinshi biracyakuzenguruka reka njya gushaka icyana rero kinyicira ino ngufuri iyo tuzahura ubutaha umbwira ko iyo nama koko yabayeyo ko yagiye mu bikorwa yenda ko yanamutwaye cyane bameranye neza ubundi ngewe uzanshimira nyuma n'ibiba byaciye sawa rwose urakoze ku bw'icyo gitekerezo maye sigara amahoro rero genda urebe uwo muntu sawa uri bugufungurire ingufuri yawe cyangwa se urebe uwo mwana asubira aho yaciye agire gute reka ze nshaka urufunguzo nirubura murayica nyine nta kundi amafaranga uragura indi nimba uyafite amafaranga y'ingufuri se ko ntayo mfite ariko reka nyine uzajya ukoresha senyenge niba guca mu rwaba reka dufatirane butari bwira sawa rero sawa nanjye reka nsubire sawa